Yesu n'urutare rwacu n'ubwugamo bw'umugaru, niwe udukiza amakuba n'ubwugamo bw'umugaru. Rutare rwisumwa n'abantu, gicucu cy'uburuhukiro, muyobozi mwiza utayobya, ubwugamo bw'umugaru. Mwiriwe nanone, ubutumwa bw'uyu mugoroba bushingiye mu magambo aboneka muri Matayo. Mufate Bibiliya zanyu tubisomere hamwe. Matayo igice cya 7, turahera ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 28. Nituharangiza ndababwira andi masomo abiri ari bukurikireho. Matayo igice cya 7 umurongo wa 22 kugera kuri 28. Ni amasomo mwese musanzwe muzi. Haravuga hati, benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kukumenya, nimumve imbere mwankoze z'ibibi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Reka dukomeze andi magambo aboneka muri Luka igice cya 13 umurongo wa 24 kugera ku wa 27. Ni amagambo yuzuzanya na hariya muri Matayo tuvuye. Aravuga ngo, igice cya 13 umurongo wa 24 kugera umurongo wa 27. Mwahabonye mwese? Okay. Haravuga ngo, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibasha. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho, muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwankoze z'ibimo. Isomo rya nyuma umwigisha w'uyu mugoroba ari bwibandeho turaribona mu gitabo cya Matayo. Nanone turasubira muri Matayo mu gice cya 7 nanone umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 14. Haravuga hati, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari
n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Reka mbifurize ko tuba mwabo bake bazanyura mu nzira ifunganye. Imana ihere gusomwa ku ijambo ryayo. Turakoze Simoni kwa amagambo meza dusomeye. Tugeze mu mwanya wo kugaburira ijambo ry'Imana. Basaba umuvandimwe wacu Chantier ko yaza akagezaho ijambo yateguriye umunsi. Mwiriwe kandi ndabona umunsi uciye ikivu, ariko twizera ko Yesu Kristo ari kumwe natwe. Ubutumwa rero Imana yampaye kubagezaho uyu munsi bushingiye ku magambo navuze ngo mbese twubaka dute. Imyaka tumaze kuri iyi si tuyimaze twubaka dute. Mwumvise ko basomye yuko kuri uwo munsi abantu benshi, ntabwo ari bake, abantu benshi babandi banyura mu nzira yavuzwe ko ari ngari ijyana abantu mu irimbukiro, bazaza basanga Yesu bavuge bati, mu izina ryawe nitwahanuye, mu izina ryawe nitwirukanye abadayimoni, mu izina ryawe nitwakoze ibitangaza byinshi cyane. Mbere yuko dukomeza ubutumwa, reka njye nkunda kwishyira mu mwuka kugira ngo amagambo mvuga aba atanturutseho, kandi namwe muyumva mwumve ko atanturutseho, ahubwo ko aturutse ku ntebe y'imbabazi. Data twese mu ijuru, abana bawe abahungu n'abakobwa baje kugushengerera, baje komorwa inguma z'ibibazo dufite hano kuri isi. Ni wowe muganga w'ukuri dufite, wavuye mu ijuru ukigira umuntu kugira ngo womore inguma Satani yatuzaniye. None umwanya n'uwawe, vuga uri mu ijuru, tuguteze amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Mwiyumviye ko bavuze inshuro 3 zose ko ibyo bakoze byose babikoze mu izina rya Yesu. Turabikora kandi twabikoze mu izina ryawe. Nasaba uwo nahaye nimero 1 kutubwira icyo birivuga. Uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwira bati, tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize uruga rw'abantu. Umugore mu bahanuzi ni itorero, kandi ubuhanuzi buvuga yuko ari abagore 7. Ngo ni bangahe? Kandi umubare 7 ni umubare wuzuye. Bashobora kuba ari 1000, bashobora kuba ari imiliyoni yose, ariko ni 7 bazafata izina rya Yesu, umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bamubwira bati, iyo myambaro yawe ntituyishaka, iyo myambaro yawe ntabwo tuyishaka, turashaka kwiyambika. Iyo ndyo yawe ntishaka kwirya, turashaka kwitunga, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe kugira ngo dukureho urubwa rw'abantu. Mwumvise ko Yesu yavuze yuko muri ubwo buhanuzi yavuze mu byo umuvandimwe wacu Simoni yasomye, ko muri uwo munsi benshi bari muri abo bagore batari bake bari mu nzira ngari iganisha mu irimbukiro, nibwo bazaza bakamubwira bati, ariko se uratwirukana, ibyo byose ntitwabikoze mu izina ryawe. Niyo mpamvu yavuze amatsinda 2. Muri abo bantu benshi yavuzemo amatsinda 2. Itsinda rimwe ni iry'abumva bagakomeza ibyo bumvise. Munyumve neza. Irindi tsinda ni iry'abumva ariko ntibakore ibyo bumvise, ntibakomeze amagambo bumvise. Bihuje neza nk'uko mu mugani w'abakobwa 10 Yesu Kristo yaciye umugani w'abakobwa 10, 5 bari abapfu, abandi bari iki? Bari abanyabwenge. Kandi mwumviye yuko abo bumva ntibakomeze ibyo bumvise yabise abapfu, abo bumva bagakomeza ibyo bumvise yabise abanyabwenge. Nuko rero
niyo mpamvu muri uyu munsi ikibazo kinzaho nawe kikakuzaho mu nzu yawe, mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe, kiranzaho kikakuzaho. Mbese ndi kubaka nte mu buzima bwa none? Ndubaka nte muri ubuzima bwa none? Ni uruhe rufatiro turimo kubakaho imico yacu? Ni uruhe rufatiro ndimo kubakaho imico yanjye? Kuko uko nubaka, uko wubaka bifite ingaruka ikomeye cyane. Ntabwo ari ibyo gukinishwa, ntabwo ari ibyo kujenjera. Mbega fondasiyo yanjye yimbitse cyane ku buryo buhagije buzatuma ntatembanwa n'umuvu w'amazi ugiye gutera. Kandi fondasiyo yanjye irimbitse cyane mu izahabu yahishwe wa muntu yabonye mu murima akagenda akagurisha utwe twose kugira ngo abone uwo murima. Fondasiyo yanjye irimbitse cyane ku buryo serwakira niza izasanga nshikamye. Mbese fondasiyo yanjye iracukuye mu ndiba y'ibyanditswe byera mu buhanuzi ku buryo urufatiro rukomeye, maze umuvu w'amazi nutemba ntuzankoraho. Cyangwa nsoma amajyejuru gusa niruka, sinshake kumenya ibiri mu ndiba y'ibyanditswe byera. Mbese umuvumo w'amazi nutera nzakizwa n'iki? Wonahaye nimero ya kabiri aratubwira uwo muvu w'amazi uwo ari wo. Nimero ya kabiri natubwire umuvu w'amazi serwakira igiye gutera iyo ari yo. Ibyashuwe 12:15. Ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Atubwira ko umwuzure wa serwakira uciwe n'ikiyoka. Ayo mazi avuye mu kanwa k'ikiyoka. Wonahaye nimero ya gatatu arongera dufashe ukuntu Satani adutera. Niko basubaha izina ry'Uwiteka uhereye iburengerazuba, bakubaha icyubahiro cye uhereye aho izuba rirasira, kuko azaza nk'umugezi uburura ujyana n'umwuka w'Uwiteka. Satani azadutera nk'umugezi ugenze ute? Uhurura. Kuko mu Bibiliya z'Icyongereza handitswe ngo kandi ubwo umwanzi azaza nk'umugezi uhurura, umwuka w'Uwiteka azerereza icyitegererezo cy'imico mbonera cyo kumurwanya. Iyo nzoka imaze gucira amazi ya ruhurura mumaze kwiyumvira yo muri Bibiliya inyuma y'uwo mugore kugira ngo arohame, tugomba kumenya uko twubaka imico yacu kugira ngo uwo mugezi wa Satani utazadutembana. Haleluya. Kuko byatwaye Yesu Kristo ubuzima bwe bwose kugira ngo dukize iyo ruhurura. Byatwaye Yesu Kristo ubuzima bwe kugira ngo dukize iyo ruhurura. Nicyo cyamuvanye mu ijuru, nta kindi cyamuzanye. Kuko inyubako twubaka uyu munsi ntabwo ari iy'umunsi umwe. Inyubako twubaka uyu munsi ntabwo ari iy'icyumweru kimwe. Inyubako twubaka uyu munsi ntabwo ari iy'ukwezi kumwe, ntabwo ari iy'umwaka umwe. Ni inyubako twubakira iteka ryose. Haleluya. Aho dushaka kuzamara iteka ryose niyo nyubako tugomba kubaka. Mbega ndashaka kubana na Satani iteka ryose mu muriro utazima, cyangwa ndashaka kubana na Yesu Kristo iteka ryose mu ijuru? Wubaka ute? Nubaka nte? Kuko umunsi ukomeye w'Uwiteka uraje. Hari igihe Uwiteka atazaturinda, mwari mubizi. Hari igihe Uwiteka atazaturinda. Hari igihe Imana yemera ko umwuzuruza kugira ngo agerageze imyubakire yawe, kugira ngo agerageze imyubakire yanjye. Yemerera uwo mwuzure w'ingorane kuzaho, yemerera umwuzure w'ingorane kunzaho kugira ngo agerageze imyubakire yawe. Kuko twabwiwe abubatsi b'ubwoko bubiri. Abubatsi bo ku musenyi bo mu buryo buhabanye cyane n'abacukumbura ibyanditswe byera. Abubatsi bo ku musenyi bo mu buryo buhabanye n'abajambura bakiga ubuhanuzi uko byahishurije ijambo ry'Imana. Abubatsi bo ku musenyi bo mu buryo buhabanye n'abashaka izahabu ihishwe kugira ngo bashakemo ubumenyi bwiyongera ku bundi
bwo gushaka kumenya biruseho uko Yesu Kristo asa. Abubatsi bo ku musenyi bo bumva ko ari beza, bo bumva yuko bari mu nzira, ko badakeneye gukosorwa, bakumva yuko badakeneye gucukura izahabu, bakibwira mu mitima yabo bati ntabwo dukeneye gucukura, ntabwo dukeneye ibyo biryo byawe, ntabwo dukeneye imyambaro yawe, ntabwo dukeneye kwiga Bibiliya. Bakubaka urufatiro rw'imico yabo ku byiyumviro, feeling. Nari buri Kinyarwanda muvandimwe wanjye arambwira ati ni ibyiyumviro. It feels good, let me do it. Or it is traditional accepted, so let me do it. Ndumva ari byiza reka mbikore, cyangwa byemewe n'umuco wacu reka mbikore. Muribuka mu gihugu cyacu kera abagabo baronguraga abagore barenze umwe. Muribuka ko mu bihugu by'Abisilamu kugeza n'ubu abagabo barongura abagore barenze umwe. Ariko bakibagizwa yuko nk'uko data yangishaga akiriho, ubwinshi bw'abanyamakosa ntabwo buzi kubikosa ku baryo. Bikaba bihuje nuko Yesu Kristo yatubwiye ati umunyabyaha ashobora kumva ko gusambana ari byiza kandi biryoshye, akaba atabyitesha, akabikorera icyo, ariko ntabwo azaba yubatse inzu ye y'imico ye ku rufatiro ruzatuma bayiteka ryose. Abubatsi bo ku musenyi bubaka urufatiro rw'imico yabo ku gukorera Imana n'iminwa yabo gusa. Uwo nahaye nimero ya 4 yatubwira uko babikora. Bazaba bitwaje impamvu z'uburyo butari bumwe nk'uko twabisomewe, nuko bazavuga bati nakoze iki, nkora kiriya, ngewe nabayeho ubuzima butagira umuze, ntawe nahutaje, ntawe nagiriye nabi, nakoreye abantu ibyiza gusa, ntabwo meze nk'uriya mukoresha w'ikoro, ntabwo meze nk'abariya bambuzi, ntabwo meze nk'abariya basambanyi, niyiriza ubusa 2 mu cyumweru, buri sabato ntanga cyo mu 10, kandi buri sabato njya mu gisengero. Ariko ibyo byose bazaza bitwaza ngo ntacyo bizabivuza imbere y'Imana, kuko nta kizabuza Imana kubita inkozi z'ibibi. Naka kumva ndimo gukorera Imana, ariko imbere y'Imana nkabona ko ndi inkozi z'ibibi. Imana tubabarire, Imana dusabare. Kuko abubatsi bo ku rutare bo igihe baje basanga Uwiteka bimenyaho ubugoryi ko hari abanyabyaha, bakavuga n'ijwi riteye agahinda kabazanira gukira, bati Mana utubabarire kuko turi abanyabyaha. Haleluya. Nuko rero abubatsi bo ku musenyi bibagirwa yuko hari icyitegererezo Yesaya 59:19 yatubwiye, cya kindi cyererezwa n'Umwuka Wera, nakita ko ari passport. Icyo cyitegererezo cy'imico mbonera y'Imana nakita ko ari passport, kuko nta gihugu dushobora kwinjiramo nta passport dufite. Buri mugenzi wese ukeneye kwinjira mu gihugu runaka agomba kuba afite passport. Buri musuhuke wose wo kuri iyi si agomba kuba afite passport izagenzurwa igihe uzaba ushaka kwinjira muri icyo gihugu. Iyo passport niyo Yesaya 59:19 batubwiye ko ari icyitegererezo cy'imico mbonera y'Imana, cyererezwa n'Umwuka Wera Yesu Kristo yadusigiye. Umwuka Wera Yesu Kristo yadusigiye atuzanira imico mbonera mu mitima yacu, atuzanira imico mbonera mu bitekerezo byacu. Icyo cyitegererezo cy'imico mbonera y'Imana niyo passport. Kugira ngo ubone iyo passport rero nuko twakubaka ku rutare aho kugira ngo twubake hehe ku musenyi. Kuko niba tutubaka ku rutare turi inkozi z'ibibi. Ariko si inkozi z'ibibi zibikora bite? Zibikora njye ntabwo nshaka kuba mu mugabane w'inkozi z'ibibi. Nta n'umwe waje aha ngaha uyu munsi wifuza kuba inkozi y'ibibi imbere y'Imana. Nta n'umwe ubyifuza. Ni nacyo cyabahagurukije mu ngo
gituma mufata urugendo mutangaza esansi zanyu muza guteranira hano kuko ntabwo mujana kubarirwa mu nkozi z'ibibi. Imana ibiturinde, Imana ibiturinde. None rero kuva ngaho uyu munsi umenye uko ugomba kubaka kugira ngo udakomeza kwitwa inkozi z'ibibi. Katwumve ikibi cyari cyo. Ubona hari nimero 5 ninde? Icyaha nibwo bugome. Icyaha mu zindi ndimi bavuga ko umuntu wese ukora icyaha aba yishe itegeko ry'Imana. Icyaha no kuca mu itegeko y'Imana. Kwigomeka ugakora iby'ubugome ni ugukora ikibi mu maso y'Imana. Twumve ikindi kibi. Ubona hari nimero 6 ninde? Kuba uzi gukora neza ntubikore, kumva icyo ukwiye gukora ntugikore, ni icyaha. Barumva ariko ntibakora ibyo bumvise. Abapfu Yesu Kristo niko yabise. Ubona hari nimero 7 nawe natubwire ikindi kibi. Abaroma 14:23 ariko ujya ashidikanya wese abaciriwe iteka kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakora no kwizera kiba ari icyaha. Kandi igikorwa cyose kidakora no kwizera kiba ari icyaha. Kwizera kuzanwa no kumva umuzika. Kwizera kuzanwa no kumva umuzika. Oya. Ijambo ry'Imana ritubwira ko kwizera kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Kumva ijambo ry'Imana we rivugirwa ukumva amagambo Yesu Kristo yavuze, nkuko yavuze ati abumva amagambo yanjye bakakomeza n'abanyabwenge. Kwizera ni ukumva amagambo Yesu Kristo ukashyira mu bikorwa, bizana kwizera. Bishatse kuvuga yuko ibyo dukora byose tutabibwirijwe n'ijambo ry'Imana, tubyibwirije se cyangwa se tubibwiwe n'abandi bantu, ni icyaha. None se koko bara bose bakora ibitangaza mu izina rya Yesu ni inkozi z'ibibi koko? Bara bose birukana abadayimoni mu izina rya Yesu ni inkozi z'ibibi koko? Nkaba nanone mbarirwa mu nkozi z'ibibi ntabizi. Uzi kugira ngo nze mu rusengero ntagakibe mu 10 muri imirimo y'itorero abaririmbire kasi nakubwira turirimbira Imana, ariko imbere y'amaso y'Imana tukaba turi inkozi z'ibibi. Yesu Kristo yavugaga iki buriya? Ni Yesu Kristo yavugaga. Sinifuza kuba muri umugabane wowe se. Uyu rero ni umugabane w'abantu bubatse ikitegerezo cy'imico yabo, babandi bavuga ko ari inkozi z'ibibi ku bindi bitari ibyitegererezo by'Imana. Umuntu ashobora kwishyiraho icyitegererezo ku giti cye, ngewe nzakora ibi, icyo ni icyitegererezo cy'imico mbonera ye, akavuga ati nzakora iki, nzakora kiriya, akiyita umwera, akiyita intungane ashingiye kuri icyo cyitegererezo yishyiriyeho. Yesu ati abo nabo bubaka ku musenyi, kuko iyo mico itazemerwa na ya pasiporo nababwiye. Iyo mico ntabwo izemerwa n'iyo pasiporo Yesu Kristo ashaka kuduha yabubaka ku rutare. Ubona hari nimero 8 natubwira icyitegererezo cy'imico mbonera y'Imana uko kimeze. Amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asoza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahanaje nibyo kwizerwa, bimuha ubwenge. Uwiteka agumisha. Icyitegererezo cy'imico mbonera ni amategeko y'Uwiteka. Aratunganye rwose. None ubona hari nimero 9 nawe natubwira icyitegererezo cy'imico y'Imana. Ubona hari nimero 9. Imana igumugisha. Amategeko y'Uwiteka na yera. Imico mbonera uyibonera amategeko y'Imana. Irakiranuka. Niba ushaka gukiranuka ujye ku mategeko y'Imana. Ubona hayi nimero 10 natubwira urufatiro. Matayo igice cya 16:18. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye
kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazayashobora. wiwi amarembo y'ikuzimu ntazayashobora. Yesu ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, ariko amarembo y'ikuzimu ntazagira ate. Uri kubaka ute? Ndi kubaka nte? Yesu uri kubaka kuri uru rutare. Yesu Kristo yavuze azubaka itorero rye, kuko itorero rye ni wowe nanjye. Umutima wawe, umutima wanjye, ibitekerezo byawe ni itorero ry'Imana. Mwari muzi yuko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka, imibiri yacu ni insengero z'Umwuka Wera. Yesu Kristo ashaka kubakaho urutare. Niwubaka kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntabwo azagushobora. Igihe Yesu yavugaga amarembo y'ikuzimu, yerekezaga ibitekerezo byacu ku rwobo ruvugwa mubona haya nimero 11. Natubwira urwo rwobo rw'ikuzimu icyo rwavuyemo. Ubona haya 11 ninde? 11. Yego. 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 Komera. Yego. Rwavuyemo umwotsi. Amarembo y'ikuzimu yavuyemo umwotsi. Umwotsi ucyumba nk'uwitanura rinini ry'umuriro. Munyumve neza abavandimwe. Ikuzimu havuye umwotsi. Uwo mwotsi kandi nta wundi mugambi wayo nuwo kwijimisha izuba ryo gukiranuka by'agakiza ka Yesu Kristo ngo ritavira abantu bari mu isi. Ubutumwa bw'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo ntibugomba kumvikana, ntibugomba kumenyekana. Umwotsi wavuye amarembo y'ikuzimu nuwo kwijimisha iryo zuba ryo gukiranuka ry'agakiza ka Yesu Kristo, ko abantu batarisobanukirwa naryo. Kandi uwo mwotsi wavuye ikuzimu ugereranywa n'umwuzure twumvise hakiri kare, umwuzure w'inyigisho z'ibinyoma. Icyo kiyoka cyaciye nk'uruzi kugira ngo rutembane uwo mugore ye gusobanukirwa n'ibyo Imana ishaka gukora hano muri iyi si inyujije muri Yesu Kristo. Nguwo umugambi wa Satani. Ntashaka gukira, ntashaka kugira, ntashaka kujya mu ijuru, ntabwo ashaka kongera mu ijuru. Kandi iyo myuzure y'inzuzi n'inyigisho zitandukanye zitirirwa ko zivuye muri Bibiliya, ariko mu by'ukuri zikaba zidashingiye ku ijambo ry'Imana. Iyo nyigisho zikabibwira abantu bati mukomeze mubandanye mu kirundi, mukomeze gukora icyaha nzababarira, mugende mukora icyaha muzagaruka mu cyumweru gitaha nzababarira. Kuko ari nta muntu washobora kwitonda amategeko y'Imana ngo abeho. Kubera yuko iyo mpamvu mugende mu iki tegeko mwumva ko ribakomereye, maze mugaruka mu cyumweru gitaha nzababarira. Icyitegererezo kidashingiye ku mico y'Imana. Niba tumaze iminsi myinshi twubakira imico yacu kuri icyo cyitegererezo kitagira aho gihure n'imico mbonera ya rurema nk'aho iboneka mu ijambo ry'Imana, tukibwira yuko turi intungane dushingiye kuri ibyo byitegererezo byashyizweho n'abantu, akacu karaturangiranye. Kuko kuri urya munsi tuzagaragara. Kuri urya munsi Yesu azatubwira ati ntabwo mbazi. Kuko tuzahagarara imbere y'indorerwamo y'ijambo ry'Imana, tuzahagarara imbere y'ikirahure. Kambaruye urashobora kuvuga uti reka njye mu nzira nyabagendwa hariya niyanduze, nitera umukungugu, nitera icyondo, nanduze imyenda yanjye, ngaruke mu nzu njye imbere y'indorerwamo nyibwire nti we ndorerwamo urukunyereka ko nanduye, urukunyereka ko nsa nabi. Ukabwira indorerwamo uti wowe ushobora kunyuza, ushobora kunyuhagira kugira ngo nse neza. Iyo ndorerwamo izakweza, iyo ndorerwamo izakuhagira? No, kuko umurimo w'ikirahuri cy'ijambo ry'Imana ntabwo ari kukuhagira, ntabwo ari kukweza. Uhagarara imbere y'indorerwamo ikakwereka ko usa nabi, ariko ntabwo iyo ndorerwamo izakweza, ntabwo izakuhagira. None se ni iki Imana yadukoreye kugira ngo twezwe? Naho nimero 12 ntawe. Ariko aravuga ati bana bato, ibi mbibandikiye kugira ngo mudakora icyaha. Icyo kuri ntagira ukora icyaha wiyanduza akitera ibyondo
akiyandarika mu mukungugu, amenye yuko dufite iki? Umurengezi kwa data wo mu ijuru, niwe Yesu Kristo. Uwo niwe ushobora kutweza cya cyondo tuba twiyandurishije, niwe ushobora kutweza akatwoza. Nicyo cyatumye yagiye ku musaraba w'i Kaluvari, kugira ngo amaraso ye atweze w'inenge yose dufite. Hanyuma uwo nguwo niwe wenyine uvugwa muri Bibiliya ko nta cyaha yigeze akora. Ati nitwubaka kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntabwo azadushobora. Inyigisho zose ziri ku isi z'abadayimoni Satani yakoresheje hano kuri isi ntabwo zizadushobora. Uwo naho 13 natubwira uko Satani yabigenje. Hari amayoberane yatangiye gushyirwa ku isi mu gihe cya Pawulo. Hasubiremo. Hari amayoberane y'ibibi yatangiye gukora mu gihe cya Pawulo. Arasaswa mu gisaso kirano kuri isi. Ayo mayoberane yatangiye kubakwa mu gihe cya Pawulo, ubu yateye imbere. Ubu mu gihe cyacu aratuzengurutse. Navuga ko ari urushundura. Iyo umuntu agiye kuroba akoresha urushundura. Urushundura Satani yashashe muri isi rwo gufata mpiri wowe nanjye, kugira ngo tudasobanukirwa nuko Yesu Kristo yaje gukiza ab'isi. Urwo rushundura rugizwe n'amashyirahamwe na za system zitandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo, cyangwa se ibikoresho bya Satani bimuhagarariye hirya no hino mu bihugu byo ku isi, kugira ngo atere urujijo mu baturage batuye iyi si ku byerekeye icyitegererezo mbonera cy'Imana. Mwumviye ko umurongo wa 7 uvuga ngo kandi ibi ntabwo ari byo kujenjekwa abavandimwe, kuko birakomeye. Ni ikintu gikomeye cyane. Uko amayoberane y'ubugome yo kwica amategeko y'Imana, yo kwigomeka atangiye gukora mu gihe cya Pawulo, ubu akaba yarateye imbere, nk'uko twasomye mu gitabo muri Matayo 7, aho Yesu Kristo yavuze ati mumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Ayo merano y'ibibi ni Satani washyize ku isi. Abemeye gukoreshwa nabo n'ayo mayoberane nabo nibo Yesu ari kwita ngo ni inkozi z'ibibi. Hari urushundura rero, urwo rushundura ni kugira ngo uyu munsi Yesu Kristo atubabarire, twe gukomeza kurwubakaho, kugira ngo rudushyire mu rujijo rwo kutamenya yuko Yesu Kristo wenyine arimo dushobora gukirizwa. Ubona haye 14 yatubwira ukuntu amayoberane yakubye amategeko y'Imana ndasera. Ubona haye 14 ninde? Zaburi 119 murongo wa 126 haravuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye rwose, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Bayakubye na zero. Ni ukuvuga ngo wowe nanjye turahamagarirwa, ni ukuri turahamagarirwa gukorera Imana. Turahamagarirwa gukorera Imana mu mico yacu, mu buryo twubaka, kugira ngo tugaragaze yuko abakuba amategeko na zero y'Imana tutabarimo. Amen. Ntabwo tugomba kuribarirwa muri abo bakuba na zero amategeko y'Imana, bayahindura ubusa mu mico yabo, kuko Yesu abita inkozi z'ibibi. Hari n'abigisha abantu kwihana ngo bave, ntabwo bigisha abantu ngo bave mu kutumvira, ahubwo bashishikariza abantu gukomeza kutumvira, kubera ko amategeko bigisha ari amategeko y'abantu. Yesu yaravuze ati ninde haye 15? Yohana igice cya 17 umurongo wa 15 kugera 19. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Kandi nanjye niyeze ubwawe ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Arakomeza ati mwumve neza abavandimwe. Umurongo wa 19 niwo wankubise hasi. Ati kubwabo, iryo jambo ryiteho, kubwabo, si kubwanjye, kubwawe nanjye.
Yesu ngo akora iki? Ariyeza. Ku bwawe nanjye Yesu ariyeza. Uri watekereza iryo jambo ngo Yesu ariyeza? Imana wabaye umuntu utunganye, wera, utagira umunkanyari n'abusa, ariyeza ku bwawe nanjye. Mbega ubutumwa! Yesu ariyeza. Ibishatse kuvuga iki? Ninde nayo 16 twumva amagambo Yesu Kristo yabwiye Yohana. Niki Yesu yabwiye Yohana umubatiza? Yes, emera ubikore kuko aribyo bidukwiriye ngo dusoze gukiranuka kose. Imana umuremyi Yesu Kristo waturemye twese umukiza wacu yemeye kubatizwa kugira ngo asoze gukiranuka kose ku bwawe nanjye, kugira ngo aduhe urugero rw'uko tugomba kubaka imico yacu. Ibi bikaba bishatse kuvuga yuko Yesu Kristo ari we mibereho igaragaza imico mbonera y'Imana ishobora byose. Niwe pasiporo yacu dukeneye kugira ngo twinjire muri icyo gihugu. Haleluya. Niba twezwa n'ukuri, ntabwo bishatse kuvuga yuko twezwa na feeling uko tubyumva. Ntabwo twezwa n'uko tubyumva. Ntabwo twezwa n'uko ubwenge bwacu butubwira ngo mu bwenge bwanjye nuko mbyumva, nuko bigomba kumera. Icyo ntabwo ari cyo kitweza. Yesu Kristo yareruye ko twezwa n'ukuri. Ukuri konyine, si ubwenge bwanjye, si ubwenge bwawe, si ibyiyumvire byawe bikweza. Sigaho uyu munsi ndakwinginze gukomeza kwiringira feelings and emotions. Sigaho kongera kwiyumvira ubwenge bwawe ngo aribwo wumva buza kugeza mu bwami bw'Imana. Musigeho kandi mutangire uyu munsi. Dore umwaka ugiye kwinjira, umwaka ugiye kwinjiramo. Mutangirane n'umunsi wa mbere w'umwaka. Mutangire uyu munsi, ntangire uyu munsi gucukura fondasiyo yo kurutare. Mucukure iyo fondasiyo y'ijambo ry'Imana kubera ko ukuri arimo kuri. Haleluya. Ni ukuri ko mu ijambo ry'Imana kutweza, ntabwo ari feelings and emotions, ntabwo ari traditions, ntabwo ari imihango y'abantu itweza, ntabwo ari amategeko y'abantu atweza. Mwiyumviye yuko amategeko y'Imana ariyo yonyine atunganye. Amategeko y'Imana niyo atunganye. Amategeko y'abantu ntabwo atunganye, siyo atweza. Ukuri kw'Imana niko gutweza. Kuko abumva gusa, abandi bubaka ingeso zabo ku musenyi, abumva gusa baraza bagahagarara imbere ya cya kirahure. Bamara kwireba bakabona uko basa. Cya kirahure kikababwira ngo shaka uri umusaza, shaka uri umwica, shaka uri umugambana, shaka warabigambarikana, yenda urakarusa. Cyamara kubwira gutyo ukava imbere yacyo ukagenda ukiyibagirwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ukiyibagirwa, ntukimenya ko za ngeso zikubase. Ugakomeza, reka sinakubwira. Niba ari ubusambanyi ugakuba kabiri, niba ari inzangano zikurimo, reka sinakubwira. Niba ari ugutukana bikagushonaho. Kuko abubaka ku musenyi ntibashaka guhinduka, ntibashaka kwezwa n'uko kuri bumvise. Indorerwamo yababwiye, Uwiteka tubabarire. Imbaraga ikiza iri mu byanditswe, kuko Yesu Kristo aravuga ati murondore mu byanditswe kuko arimo mutekereza yuko muzabona ubugingo buhoraho, kandi nibyo bimpamya. Urashaka kumenya uko uzabona pasiporo ngo ujye mu ijuru? Urufatiro ni we, urutare ni Yesu Kristo. Umwuzure uraje, umwuzure uraje. Ni nahaye 17.
umwuzure w'amayoberane. Amayoberane y'ibibi uraje, aho ni ku murongo wa 7. Umwuzure w'umunyabugome, umunyacyaha uraje, aho ni ku murongo wa 3. Umwuzure w'ubushukanyi bukomeye uraje, ugeze ku rugi rw'imitima yacu, aho ni ku murongo wa 11. Bavandimwe, umwuzure uvuye ku mugome Satani, nyirabayazana w'ibibi, uza mu buryo bwo gukora kwa Satani nk'uko Rukanje amaze gusoma, gufite imbaraga zose z'ibimenyetso n'ibitangaza twumvise Simoni yadusomeye, bikorwa mu izina rya Yesu. Uraje, ntabwo uzagusiga, ntabwo uzansiga. Umwuzure w'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa uraje, kandi uziye abarimbuka. Mwumvise ko ijambo ry'Imana rivuze ngo uziye abarimbuka. Kuki bagomba kurimbuka? Kuki ari abarimbuka? Nuko batemeye kwakira ukuri ko mu ijambo ry'Imana, nuko batemeye gukomeza ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Barumva ariko ntibashaka kwakira ukuri mu mitima yabo. Ni abarimbuka, ni abapfafu. Kuki bagomba kurimbuka? Banze kwakira ukuri. Mbese ndimo kubaka nte? Nicyo kibazo ngira ngo mutahane. Ariko mbere yuko ndangiza, nagira ngo nsabe uwo nahaye 17 18 kudusomera isomo muritega amatwi, nawe risome buhoro buhoro kugira ngo mwumve icyo mugomba gutaha. Namusaba koza imbere ya mikro kugira ngo asome iryo somo buhoro buhoro yitonze. Umuntu wese wumvise ubu butumwa bw'uyu munsi, mumbabarire niba navugiye hejuru, ntabwo ari jewe, ariko mumbabarire. Ubutumwa navuze no kugira ngo bwumvikane nk'inkuba ikubitira mu mitima yanyu, kugira ngo yenda cya gihe nikigera kizasange utakibarirwa ntakibarirwa mu bumva gusa badakurikije ijambo ry'Imana. Iryo jambo riri mu Gutegeka kwa 2 umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora icyo yakubwiye agira ati, duhindukirire izindi mana, izo utigeze kumenya, tuzikorere. Ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izaba ibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi azamwicire, kuko azaba avuze icyo kubagumeshereza Uwiteka Imana yanyu. Yabakuye mu gihugu cya Egiputa ikabacungura mu nzu y'uburetwa, n'ibyo kubatesha inzira Uwiteka Imana yanyu yabategetse gucamo, aba ari we koko mukura ikibi hagati muri mwe. Urakoze. Witeka umugisha. Hari abantu benshi muri iki gihe mwabyumviye bakora ibitangaza, kandi bamara kuvuga ibitangaza bikaba, bamara gukora ibitangaza byaba bakakubwira ngo nkurikira. Ndashaka kumenyesha ko ibi binyoma byose, ibi bitangaza byose bikorwa, ibishukoshoko byose muhura nabyo, ndashaka kuberurira yuko byemewe n'Uwiteka, biza byemewe n'Uwiteka.
kuko Uwiteka Imana yanyu, kuko Uwiteka Imana yanjye izaba iri kubagerageza, izaba iri kungerageza ngo irebe ko namenye uburyo ngomba kubaka imico yanjye. Imico yanjye nyubaka ku musenyi, imico yanjye nyubaka ku rutare. Uwiteka azanyoherereza ibishuko bikomeye, azanyoherereza ibitangaza bikomeye kugira ngo arebe ko nubatse ku rutare. Kubera ko niba twubatse ku musenyi tuzahuma n'umuyaga nk'agababi, tuzahuma n'umuyaga nk'akababi k'igiti. Ariko Yesu ati niba twubatse kuri urwo rutare, ku ijambo ry'Imana, nta nabwo kizaduhangara. None rero uyu munsi mpagaze hano imbere yayo mu izina rya Yesu kugira ngo mbabaze ikibazo kimwe gusa nk'icyo Yoshua yabajije ubwoko bw'Abisirayeli. Mbese urimo kubaka hehe imico yawe? Mbese ndimo kubaka hehe imico yanjye? Kubera ko byaba uyu munsi, byaba ejo, byaba mu kwezi kumwe, cyangwa se umwaka utaha, umwuzure uraje. Umugezi uhurura uvuye ku mwanzi uraje. Ufite ibikoresho by'uburyo bwose hano hatuzengurutse, kandi Imana yamwemereye kubikora. Nta kindi agamije kereka yuko ashaka kudukomereza ku rutare. Imana idufashe. Umwami Yesu Kristo aze mu mitima yacu kugira ngo tumenye neza niba turimo kubaka kuri we, bitazatubuza kwinjira mu bwami bw'Imana. Atari ibyo ntabwo nshaka ko muzumva, nanjye sinshaka kuzabwirwa ari amagambo Yesu Kristo yavuze ati muva ahondi mwa nkozi z'ibimwe. Imana iturinde. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Wera wese urakoze. Ririya jambo ryawe ridukoze ku mutima, ariko turagutabaje ngo uze kudufasha kubaka ku rutare none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Rutare rwiza rushimwa n'ubwugamo bw'umugaru, by'utuvuna mu makuba n'ubwugamo bw'umugaru. Rutare rwisumwa n'abantu, gicucu